Mbega byiza noneho Miki abashije kuba yabona ubutabazi, aho Dani abashije kuba yamukura muri kiriya cyumba, aho mubona ko rwose nubwo kubona urufunguzo byari bimugoye, ariko rwose ibintu bigiye kuba byaba byiza, aho mubona ko rwose Miki agiye kuba yasohoka muri kiriya cyumba. Ese guys, murabona ibi bintu bizagenda bite? Reka nsabe wowe ugeze kuri iyi channel bwa mbere kuba wakanda subscribe ndetse ugakora no kunzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana muri biganiro 5x5. Uyu ni wa mwanya rero wo kuba twaganira kuri filime yacu, aho mubona noneho kigeze ahantu iteye amatsiko, aho mubona ko rwose igeze ahantu haryoshe, aho mubona ko rwose Miki abashije kuba yatelefona Dani akamusaba kuba yaza kumukura muri kiriya cyumba, amubwira ko rwose ari we muntu wenyine afite wabasha kumutabara. Aho mubona ko rwose Dani yari ari kumwe na Niki, aribwo rwose Miki yahitaga amuhamagara akamusaba kuba yaza kumutabara, aribwo rwose Dani ahise yijijisha akajya kwitabira ku ruhande, agasaba Niki kuba yajya kwitaba telefone, akijijisha nkaho ari kwitaba ko wenda yaba agiye ku kazi, akaba agiye kuvura abarwayi. Ariko rwose twe tuzi ko Miki ari we bavuganaga, aho rwose babashije kuba bavugana, akamubaza aho urufunguzo yaba yarukura. Miki akamubwira ko rwose Niki ari we rwose waba ufite urufunguzo, aho mubona ko rwose ahise yinjira mu nzu, abwiye Niki ko agiye kumuzanira icyo kunywa. Ariko ageze mu nzu areba mu kabaga ka Niki ashakamo urufunguzo, rwose murabona ko ahise arubona. Murabona ko ari ibintu byiza, nubwo rwose Niki abashije kuba yinjira mu nzu yarambiwe kuba ari hanze, agasanga Dani afite ibaga ye, ariko Dani yari yamaze kuba yakuramo urufunguzo ndetse yanarubitse. Mubonye ko ahise abesha Niki ko yari agiye kumukorera surprise, amubwira ko yari agiye kuba yamushyiriramo amafaranga, amubwira ko rwose amuhumanyije ibyo atari yabikora. Ariko rwose ibi bintu murabona ko ari byiza kuba Niki atabashije kuba yamenya icyo Dani yashakaga muri kariya kabaga, aho mubona ko rwose ahise agenda akajya gutabara Miki, aho mubona ko rwose ari ibintu byiza. Ese guys, murabona ibi bintu bizagenda bite? Noneho dore ko Miki agiye kuba yatabarwa, akaba yasohorwa muri kiriya cyumba, aho mubona ko rwose gusohokamo byari byaranze, ariko murabona ko rwose ibintu bigiye kuba byagenda neza. Ese guys, muratekereza imigambi ya Jeff na mama we itagiye kuba yajya hanze, aho mubona ko rwose Miki agiye kuba yasohorwa muri kiriya cyumba? Murabona koko Miki naba yasohoka hanze atazaba yabatamaza, ndetse imigambi yabo akaba yayishyira hanze, aho mubona ko rwose bari baramufungiranye muri kiriya cyumba. Najya hanze rwose murabona ko ibintu azakora tutabizi. Reka mbararikire kugira ngo dukomeze turebe filime, mukomeza gukanda subscribe kuri iyi channel, muterana comment mutubwira icyo twakosora muri biganiro kugira ngo tujye dukomeza kubana 5x5. Rwose murabona ko Miki nasohoka hanze, imigambi ya Jeff na mama we ko iraba yajya hanze. Noneho Miki najya hanze agahurirayo na Niki, murabona ibi bintu biri buze kuba byagenda bite? Aho rwose Miki yabashije kuba yatabara Niki, akaba yaravuye muri kiriya cyumba, ariko rwose Niki wakagombye kuba nawe yaramwituye akaba yamutabara akamukura muri kiriya cyumba. Murabona ko rwose ibyo yamukoreye ko ari ibyamfura mbi, aho mubona ko rwose atigeze yibuka ineza yamugiriye ngo nawe abe yamwitura, abe yamukura muri kiriya cyumba, cyangwa ngo abe yabasha gutanga amakuru ayaha Dani abashe kuba yamukura muri kiriya cyumba. Wowe twabanye kugeza ubu ngubu 5x5 ndagushimiye, nsaba abatakanze subscribe kuba bayikanda. Ndabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.